Reka ngusuze wowe ubana natwe umunsi kundi gwifurize umugisha w'Imana gwifuriza amahoro atura kuri Nyagasani umwami Imana rero ikugire neza kandi Imana ikwiteho cyane nkuko nkunda kubikubwira dutangiza Imana kuko twebwe niko bimeze niko bigomba kugenda ndetse kuko ari umuryango wa Gikristo ariko kandi ngo nabikubwiye tuguha amakuru agenda cyara hirya no hino inkuru yose igenda icyara tuyikubwira kugira ngo ugende unayimenya. Hari ibihugu rero bibiri byo muri Afrika bigiye kumva imitsi, ibihugu bibiri bigiye kumva imitsi ndetse abaperezida bamaze guhiga barimo guhiga imihigo cyane icyo azabaza mugenzi we, umwe icyo agiye kuzabaza mugenzi we. Ni ibihugu rero bibiri bigiye kumva imitsi, ni ibihugu bibiri mbese umuperezida umwe we yahize ati njyewe nzakubaza umbwire uzambwira neza. Ibi bihugu bibiri rero niyo ngiye kukubwira muri kano kanya kugira ngo ubanze wumve neza, ubanze utekereze, ubanze umenye neza ibi bihugu ndetse n'impamvu yabyo, n'impamvu umuperezida umwe yahize n'undi nawe akaba yicaye ategereje icundi azamusubiza. Ibi rero ndije kukubwira, ariko niba ari ubwa mbere tuguhaye ikaze kuri HUMURA Program TV ndetse kandi tukwinginga kugira ngo ukore subscribe. Niba ari ubwa mbere kora share ndetse kora like, shiraho commentaire yawe muri ikiganiro kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. President wa Burkina Faso Ibrahim Traore yatangaje ko azabaza mugenzi we uyobora igihugu cy'u Burundi ari we President Ndayishimiye impamvu igihugu cye cyahagaritswe mu muryango wa Afurika wunze ubumwe ayu. Tariki ya 31 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2022 ayu yahagaritse Burkina Faso mu bikorwa byayo byose nyuma y'icyumweru Capt Thraore akuye Laurent Marc Christian Kabore ku butegetsi. Uyu muryango wasobanuye ko Burkina Faso izongera kwitabira ibikorwa byawo mu gihe izaba yashubije ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi. Tariki ya 17 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2025 ayu yagize Ndayishimiye intumwa yihariye yawo mu karere ka Sahara kugira ngo afashe ibihugu byaho gukemura ibibazo by'umutekano n'ibya politike binyuze mu nzira ya demokarasi. Ndayishimiye yasabye kuganira n'abayobozi bo muri Burkina Faso, Mali na Nigeri, imiryango yo mu karere, societe civile n'abandi bafatanyabikorwa bagamije gushaka amahoro n'umutekano birambye. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Capt Thraore yatangaje ko kugeza ubu atarumva impamvu ayu yahagaritse Burkina Faso kandi ko atazi niba igihugu cye kitakibarizwa muri uyu muryango kuko ntacyo abayobozi bawo bashaka kumubwira. Capt Thraore yasobanuye ko mu cyumweru gishize Ndayishimiye yari kujya muri Burkina Faso kugira ngo baganire ku kibazo kiri hagati y'impande zombi, ariko ko bitakunze bitewe n'uko gahunda zabaye nyinshi. Ariko uyu perezida yagize ati nyuma hashyizweho umuhuza, perezida w'u Burundi wagombaga kuza mu cyumweru gishize, ariko ngira ngo twagize ikibazo cya gahunda nyinshi turamutegereje, dushaka kumva impamvu bitwara kuriya. Yabajijwe niba Burkina Faso iteganya gufata ibyemezo byo kuva muri ayu nk'uko yabigenje mu muryango w'akarere ka Afurika w'uburengerazuba CEDEAO ubwo yo Niger na Mali byaremaga umuryango wo gutabarana IEC. Asubiza ko bizaterwa n'igisubizo Ndayishimiye azamuha. Uyu muperezida yakomeje agira ati kubera ko twafata icyemezo tutabanje kumenya impamvu yabo, kubera iki baduheje, kubera iki batwitwaraho kuriya, tumenye impamvu yabo tukavamo twasobanurira abaturage bacu tuti ibi nibyo bavuze,
ngizi impamvu twafashe icyemezo cyo kuvamo. Niko byageze kuri CEDEAO. Muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024 leta y'inzibacyuho ya Burkina Faso yemeye Kapiteni Thraore gukomeza kuyobora iki gihugu kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2029. Iki cyemezo kitashimishije ayu gica amarenga ko nyuma y'uwo mwaka aribwo hazaba amatora. Ibi rero byakomeje kugenda bitera ikibazo cyane, ndetse abanyamakuru bakomeje kugenda bategereje igisubizo uyu Kapiteni Thraore, perezida wa Burkina Faso, ari buze kubaha. Ariko igisubizo nyamukuru yabahaye nuko yababwiye ko nawe ategereje kumva neza igisubizo uyu perezida w'u Burundi ari nawe bashizeho igisubizo azamuha. Yiteguye rero kumuhata ibibazo ndetse no kumva ibyo azamubwira kugira ngo nawe azabone ibyo abwira abaturage be. Uyu muperezida kandi yakomeje avuga ko batazihangana na gato agasuzuguro, ndetse bakomeze gusuzugurwa n'ibihugu bitandukanye, kuko uyu mukapiteni Thraore akimara kuyobora Burkina Faso bigaragara ko yamaze kuyihindura, ndetse n'ubukungu bwawo yamaze kubuhindura, ndetse igeze ku rwego rukomeye cyane rwo kuzamuka. Ahangaha niho rero abantu nabo bamugiriye icyizere. Abantu bose bamugiriye icyizere, baramubwira ati rero nyakubahwa perezida Kapiteni Thraore, komeza utuyobore ugeze mu gihe imyaka yose igomba kurangira. Ni ukuvuga ko uzageza mu mwaka w'ibihumbi 2029. Kuvuga ngo rero uyu munsi ariyongeraho imyaka igera muri 4 ayoboye kugira ngo bazabone uko bashyiraho amatora. Amatora rero azaba nyuma y'umwaka wa 2029, nibwo amatora azaba yo gutora perezida wa Burkina Faso. Ariko uyu munsi wa none barakomeza bayoborwa n'uyu muperezida kuko basanze afatiye runini icya mbere igihugu, icya kabiri ubukungu bwose yabuzamuye, yaciye ruswa n'akarengane kose. Ikindi kandi za ntambara z'iterabwoba za Burkina Faso, abantu bapfa buri munsi, abandi bagiye, abandi baburiye irengero, uyu munsi byamaze guhagarara. Ni nayo mpamvu abantu bose bamugiriye icyizere biturutse n'ukuntu ayobora. Ikindi kandi barebye ukuntu uyu muperezida ukiri muto cyane agenda yitwara, ndetse kandi adakunda ibyoro cyane. Kugeza uyu munsi wa none yahariye rubanda rugufi, yafashe imishahara yose arayimanura, yaba perezida arayimanura, yaba minisitiri arayimanura, ibintu byose arabiregarariza, abishyira ku murongo. Aravuga ngo umuturage ku isonga, umuturage ku isonga, umuturage abe uwa mbere mu bikorwa bimukorerwa byose. Ahangaha rero niho abantu bose bahise bavuga ngo coup de chapeau perezida Thraore, coup de chapeau perezida wacu, turakwemera rwose, tuyobore iyi myaka yose iri imbere kugeza mwaka w'ibihumbi 2029. Ahangaha rero niho bazatora. Nawe rero yabwiye abanyamakuru ko ategereje igisubizo perezida Ndayishimiye azamuha kijyanye n'icyo azamusubiza. Nibwo rero bazafata ingamba zo kwikura muri uyu muryango wa ayu. Imana rero ibaho umugisha, kandi mbashimire neza yanyu mutwereka mudahwema kubana natwe, kandi nkubwira ngo niba ari ubwa mbere kora subscribe, kora like, share, commentaire yawe turayikeneye kugira ngo ukomeze ugende udutera inkunga. Amahoro y'Imana bane namwe, ndabakunda cyane, nanjye sinzabatenguha mu kubaha inkuru zigenda zitandukanye kandi zicukumbuye kandi zizewe ku buryo tuzatuguha ibintu by'ukuri. Amahoro y'Imana aze kubana namwe. Shalom shalom.